just come baby girl. Uretse gato nabazahagarare hano ibintu ni ibyawe Bianca. You're the best baby girl. Thank you. You're the best baby girl. Thank you, like people are very proud. Janishimiye ibintu byawe wateguye hano hanyuze ibyamamare byinshi bitandukanye. You're the best. Uyu munsi wabaye. Imvura twigeze kuvugana imvura igiye kuba. Nanjye ndahangayika ariko Imana ishimye ko tumeze neza. Reka dutangirire ku gitekerezo kugeza uyu munsi before ujya kuri red carpet. Igitekerezo ni igitekerezo cyazanywe n'abafana. Kwanza ni zari inzozi zanje kuzakora ibintu bijanye na fashion because ndi umuntu ukunda ibintu bijanye na fashion, ndi umuntu ukunda ibintu byo kwambara neza. So natangiye kuva kera nshaka kuza mu modoni byakunda. Cyane kubera indeshira nyangira ndavuga okay that's okay. Nkura numva yuko uko byazagenda kose ni n'inzozi nyifite ubu ngubu ngomba kuzagira brand yanje y'umwenda runaka ugomba kunyitirirwa cyangwa se urukweto. Inshallah Imana nibimfashamo nabyo bizagenda neza. So idea rero yo gukora iyi show abafana banje hari ukuntu postinga ifoto kuri social media zitandukanye bakagenda ba commentinga hey dukunda ukuntu wambara uri role model wacu ibica ndabakose niba abantu bashobora ku appreciating imyambarire cyangwa se bidakoye ko abatari appreciating no ariko bakagira isara kavuga wambaye na I know ariko abo nabo ni wabaveba buri muntu abafite kugwereza comment iyo bitewe nuko abyumva cyangwa se nuko abibona. So ndavuga why not iki kintu abantu bambonamo nkuko njikunda nanje nagishize mu bikorwa niko nahise mvuga noneho reka ntangire iki kintu ntangire ngikore kandi nacijemo mvuga ni cha flopinga chaba successful nta kintu kizatuma giving up. Iki ni kintu nzakomeza nkora ni gikorwa nashatse kuzajya nkora buri ngaruka mwaka. Okay ninde wakwambitse kubera ko nabandi batamutse hano batubwiye ababambitse? Nambitswe na Assia collection guhera hano kumanura. Ingofero nambaye na yambitswe na Tanga design. So ni Assia Tanga design Bianca fashion hub. Aho waruri bakubwiraga ko event imeze gute? Buri kanya nabazaga nuvuga mfite ubwoba ntubuze basi mumbwire bimeze bitese abantu se basi baje bia tuzi ibintu byageze neza urumva ubwoba kubera bari ikintu ukoze bwa mbere ntubuzi ngo kiragenda gute ubwoba bwo bwari buhari ariko ndashima Imana ko ibyo nayisabye yabishize mu bikorwa. Ndashima Imana ibyumve ko nshimye abantu baje hano babikuye ku mutima. Imyambarire bankanze bambwiye ngo abantu baje hano bafite imyambarire irenze kuri ngera ko byo I go say like bet yo I say arije like no mayonnaise. So nuwe butumwa niriheshimiye waha abanyarwanda cyangwa se babandi bose bari hano? Ikintu nababwira nuko mbashimiye mbikuye ku mutima. Ndabashimira kuba barakiriye Bianca Fashion Hub for the very first time. Abantu bakayitabira gutya abantu bakagura amatike. Ndashaka kumenyesha yuko amatike yose yabaye sold out. Satan amatike yose yari yarangiye yose. Mugisha and I love you so much. Okay. Thank you.
fasha ushimira abantu ntarajya hirya no hino gahurira no gushimira abantu hagiye wowe neza ushimira abantu ntabwo turi muri takeover ariko noneho turi muri red carpet ahubwo turi muri gahunda ya Bianca fashion hub ushimira abantu ndashimira abantu buri muntu wese uri hano konti ndayibonye mu ngo si biza nurire oya ntabwo nabishobora tuyumushaka ntabwo nabishobora wow Bianca baby ndagufasha buri muntu wese uri hano ni ibintu binukuye ntabwo nahise ko abantu bangana gutya ni ibintu nateguye nazi ko bizamera gutya ndabashimiye first of all ndashimira Imana ntabwo nabishobora try your best komera ndabizi urabishobora Imana nitaki okay ndashimira Isibo TV yaramfashije cyane mu gutegura ibi bintu the idea and all that ndashimira cyane abaterankunga babashije kumva iki gikorwa ari ubwa mbere batakizeye batazi ko kizagenda gutya ariko bagahitamo kugitera inkunga so ndabashimiye cyane ndashimira ingufu G excuse me ndashimira ingufu G ndashimira abakoze decoration like it's my design ndashimira Onomo Hotel yaduhereje venue cyangwa se ahantu tugomba gukorera abakoze cyane ndashimira Eve Sound ni benshi ndabashimiye abantu bose bariho hano kuri backdrop ndabashimiye cyane Holy Graphics Limited ndashimira cyane abanyambitse ndashimira Isha Connection Madame Angelique ndamushimiye cyane arabizi ko mukunda ndashimiye cyane Tanga Design nawe ari mu banyambitse iyi ngofero ni wayinyambitse ndamushimiye cyane ndashimira Patrick Inkanda cyangwa se Inkanda House ndamushimiye cyane ndashimira n'abayobozi bose bari hano ndashimira buri umwe wese uri hano abanyamakuru abafotografe abavideographer mwese ndabashimiye aba MCs oh Lord Tracy thank you so much ndagushimiye MC Buryohe ndagushimiye aba DJ bari hano DJ Era Toxic Diallo ndabashimiye sinzi wenda niba hari uwo nibagiwe niba hari n'uwo wibagiwe ibyo ari byose nawe yiyongeremo so tumaze kutubwira abakwambitse Bianca tugiye gutangira gatoya imva n'imvano igitekerezo cyavuye kuri kugira ngo ukore iyi event ubundi murekure twizamukire iyi event kujya kuyikora ahanini 70% ni motivation natewe n'abafana banje n'abakunzi banje nuko nashyiraga ifoto hanze ndavuga kuri social media zitandukanye nkoresha video Instagram asanga abantu bari muri comment babara neza inspiring role model wacu mu kwambara ndavuga why not iki kintu nta kibyazamo umusaruro niba abantu hari potential bambonamo cyane ko ari n'ibintu nkunda fashion nkunda ikintu cyose gituma umuntu yasa neza yagaragara neza ndavuga reka numva noneho ko ari igihe cyanyacyo cyo kuba nakora event ijyanye na fashion cyangwa se ijyanye no kugaragaza imyambarire runaka by'umwihariko kuri red carpet so zari n'inzozi zanjye kuzakora ikintu nk'iki ngiki ariko kuko icyo gihe ntari ntakabyibonyemo ntari ntakwibonyemo iyo potential abafana banjye ndabashimira cyane mbikuye ku mutima ko bafashije kugira ngo iyo potential nibonemo ko nshoboye bashobora gukora ikintu nk'iki ngiki kandi kikaba successful ko urugero urakoze cyane ntabwo turi bugutindane Tracy hari ijambo muriganye ndagukunda Bianca Tracy yarabitse twagiye ba protocol Kigali protocol bagiye kudufasha baduherekereze Bianca uyu munsi mvuye ku kibuga turazamuka hejuru media yose byamamare mufata amafoto meza Bianca bamuherekeze intebe yateguriwemo ayicaremo byanyabyo hanyuma twikomeze show DJ Jara chapter mix cocktail zirari cyo kunywa birari
mbona yuko byari bikwiye. Egera mami. Odira iwe osinze red carpet ya Bianca Fashion Hub. Félicitations Odile, congratulations. Tukumeni kufatanya ikorwa makuru Inkuru Gym Limited. Oma muruje. Kandi nimuna bagutware. Hanyuma reka tusabe onomo. Odile awaze. Hanyuma Odile aratambuka wegere Bianca nawe ufatiye ifoto nayo irakenewe iri hagati ya Bianca na mama Maria Yohani. Iriya ni champagne ya very good vibes in the store. Sheri, bamwita Sheri. Wow, urakoze cyane. Aya mafoto ni meza. Amatike avuye muri Satikono Travels. Iyi Satikono Travels. Emile guturuka muri Oromo Hotel. Kukorera show n'abahimana. Bamwita Emile. Idetaba. Ugiye kuduhembera ugiye kutubwira n'umusore waje yambaye neza. Utubwire nicyo mwageneyeho. Rero umusore twatoranije uyu mugoroba yari yambaye neza, atambuka neza, agaragara neza, byose arabyujuje guhagarara kuri red carpet. Nakavuga ngo ibi ni byo. Muri babandi batandatu baciye ahangaha ibyo byoroshye kugira ngo duhitamo, ariko utsindiye itike imujyana i Nairobi cyangwa i Mombasa uko abishaka yatanzwe na Sadhguru. Ijoro rimwe hano cyo kunywa ni uwitwa bagiye kuza bafana wa Paris. Rimwe na rimwe gake umunsi nuko babitsinze ariko so umeze gute? Cyameze fresh kabisa nawe. Uje gushyigikira Bianca n'ibyo wakwambitse. Ni je nambarira mu mujyi witwa Thierry. Ni ubuzima bwose niwo ndeba niwo bizi. Manambwiye ni dore nambaye ubusa gira uko bigenze. Bonye wambaye neza kandi urasa neza. Ariya uri kumwe na fiance ariya wanjye my sister. Wamushyizemo ubwa bwo kutaza nawe yambaye neza. Ntabwo. Hari amabwiriza agenda. Ntabwo ni ubushake bwe. Yego mbanje gushyigikira umuvandimwe. Nako ntabwo mba nzi niba akeneye kwivugira nawe ariko adakeneye kuza rwose je ntabwo ntegekeje igitugu. Mwijuru bari kuyakira gute? Mwijuru ni neza. Ku bwanjye iranyuze nindi giye kuza vuba. Mbese ni show umwaka wa 2022 na blague. Bianca uje kumushyigikira ni umukobwa wowe uzi gute ni umukobwa wavuga heke? Nje Bianca tumaranye iminsi tumaranye igihe kinini cyane
ndibaza mu ntangiriro zacu twese twari turi kumwe icyo nsyo no muhard work arakora rwose ntabwo ari ibintu turinda tuvuga cyane kubera ko n'ubu ngubu uri kubibona ni abakobwa bakeya bipevera ibintu nk'ibi ngibi covid nibwo ikirangira ni risiki ni gukora ibi n'abagabo ubundi babikora ni ubuhe butumwa waha wa undi wumva ko ibintu bidashoboka kubera ko Bianca aribwo bwa mbere biteguye ariko birabaye? Ubutumwa natanga kuri buri muntu wese burya umuntu akosa akora burya bipfa yanakoze ntabwo wahora utinya ibintu byose gerageza urebe ko hari icyo bitanga kabisa utsurize yatari umubwire ngo nubwo waza ariko baragutasha nta kibazo rwose kandi nta mutima mubi rwose ndamusuhuza pe sabro. Uyu witwa Umuhoza murabibona neza yuko yambaye nk'umuntu turasaba na Jini gutambuka reka dusabe ahagarare neza ashobora no kuguruka afite amababa Okay, ushobora gusubira nawe ku murongo hanyuma tugakomeza nk'uko mugenzi wanjye babwiye aba nibo batandatu batoranijwe turi butoranyemo umuntu umwe ari we uri bwegukane igihembo cy'uyu mugoroba nyirizina ku bantu bambaye neza kugira ngo babashe kunyura kuri red carpet ari nta muntu uvuze ngo ibi ni iki. Reka tubakomere amashyi ya president please. hakurikiyeho undi muntu nawe watunejeje ndabona namwe yabanejeje kurusha mukomera amasi menshi ni Lucky wanjye gukomera Lucky niwe duhamagara nanone abantu bambaye tapi yuje neza ngo murabona ko adasanzwe
witwa Baku yazimbere nawe muri aba rero araza gutoranyamo